turabashimiye cyane kubw'ikaze nziza muduhaye kugira ngo tubashe kubana namwe muri iki kiganiro aricyo kiganiro cy'ijambo ry'Imana ko ntabwo ari ibindi biganiro turi buganire ariko turaganira ijambo ry'Imana mu mwanya Imana iduha. Amazina yanjye nitwa Mudagiri Noah Tabazi, ndi umushumba uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Kandi iyo bavuga ko umuntu ari umushumba uri mu kiruhuko cy'izabukuru ni ukuvuga ko aba yarakoze akageraho yumva kuko ananiwe, noneho rero akajya kuruhuka. Usibye ko muri uyu murimo ntabaruhuka, basiga hari inshingano bagenda bavaho, ariko kandi ivugabutumwa ryo rigakomeza. Ni nayo mpamvu ndagira ngo n'uyu mwanya turi kumwe namwe kugira ngo tubashe kuganira. Natekereje rero ko turi buganire ijambo ry'Imana dusanga hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ni ibice 24 umurongo wa 49. Haravuga hati, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranije, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Aya ni amagambo Yesu yavuze ageze mu gihe cyo gusezera abigishwa biwe ubwo yari amaze kuzuka avuye mu bapfuye. Byenda tutaragera aho ngaho mu kuzuka kwa Yesu, ariko twibuke kuko harya mu cyumba cyo hejuru aho Yesu bari bamuteguriye gusangirira n'abigishwa biwe bya Pasika, yarahageze atangira kubigisha byinshi bizababaho, anabereka kuko wagiye gusubira kwa se agasubira mu bwiza yahoranye akiri imbere y'Imana. Ibyo tubisanga hariya mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 17 n'umurongo wa 1 ugakomeza icyo gice cyose. Naho Yesu yari ko asezera abigishwa biwe anabategura ababwira, ndetse icyo gice cyo kiravuga kuko Yesu yari ko asaba abwira se, aha se raporo z'imirimo yari yamutumye kuko asa n'uzirangije. Aravuga ngo asenga isengesho rivuga ngo, data umpe gusubira muri bwa bwiza nahoranye nkiri imbere yawe. Noneho agenda babwira uko bazambikwa imbaraga bazahabwa umwuka wera, ari nabyo tugiye kuganiraho mu kanya gatoya. Noneho amaze kubibabwira, hanyuma yabwo arapfa ku musaraba, arahambwa, arazuka. Amaze kuzuka agendana n'abigishwa biwe iminsi 40. Muri iyo minsi 40 umuntu yakwibaza utese Yesu amaze kuzuka avuye mu bapfuye kubera iki yagiranye nabo iyi minsi 40? Ubundi kandi umuntu akaba yakwibaza utese muri iyi minsi 40 nta bandi bamubonye keretse abigishwa biwe gusa? Iyo tubisoma mu ijambo ry'Imana ritwereka kuko nta bandi bamubonye, ahubwo abo yiyeretse n'abigishwa be. Kandi abigishwa biwe nabo yabiyeretse ku mpamvu zigera nko kuri 4. Impamvu ya mbere yari ko abigisha iby'ubwami bw'Imana, abigisha iby'ubwami bw'Imana kugira ngo abashe kubakomeza, kuko aribo bari bagiye gusigarana ubwo bwami, nibo bari bagiye kubukoresha cyangwa se kububamwo no gukora iby'ubwo bwami. Niyo mpamvu yatumye Yesu amaze kuzuka muri iyo minsi 40 abiyereka ahaye abigisha iby'ubwami. Icya kabiri, Yesu yarahaye abakorera. Bibiliya iratubwira ngo yari ko abungura ubwenge, yari ko abungura ubwenge kugira ngo bamenye ibyanditswe byera. Hari abantu bakunda kuba abakristo ariko kandi ugasanga ntibakunda kumenya ibyanditswe byera. Nyamara Yesu azutse, mu byo yabwiye abigishwa be n'ibyamurazaga ishinga n'ibyatumaga atekereza. Yabigishije iby'ubwami kuko nari bivuze, icyo ni icya mbere.
ariko icya kabiri abungura n'ubwenge kugira ngo bamenye ibyanditswe byera. Muribuka neza kuko Dawidi we yibutse agaciro k'ibyanditswe byera, bituma avuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntagucumuraho. Ibyanditswe byera rero ni ingirakamaro ku mukristo wese, kandi ni ingirakamaro ku muntu uwo ari we wese kugira ngo abashe kumenya ibyanditswe byera, kuko ibyanditswe byera nibyo bitubwira Yesu uwo ari we, nibyo bitubwira agakiza kacu, nibyo bitubwira ubuntu bw'Imana twagiriwe. Ibyo byose tubisanga hehe? Tubisanga mu byanditswe byera. Ikindi cya gatatu Yesu yabigishaga cyangwa se yabakoreraga ngo abategekesha umwuka wera, kuko yari aruzi yuko batazashobora bonyine mu gihe bakora hano mu isi, mu gihe bazaba basigaye bonyine, abona kuko batazashobora. Niyo mpamvu yatumye abategekesha umwuka wera. Ndetse ahandi Bibiliya iratubwira ngo abahumekeraho, ngo arababwira ngo nimwakire umwuka wera. Bakiriye umwuka wo kubahindura kuba abana b'Imana, ariko kandi kugira ngo bazabe muri ubwo bwami, bakorera ubwo bwami, bari bakwiriye imbaraga. Icyo cyatumye abategekesha umwuka wera. Ubundi kandi icya kane, abategeka kuguma mu murwa ngo kugeza ubwo bazambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Iryo ni isezerano yabasezeranije. Abantu bashobora kwibaza batese kubera iki ibi bintu bine Yesu yariko abibwira abigishwa biwe? Nuko yariko abona ibitekerezo n'imitima y'abigishwa biwe batekerezaga cyane hejuru y'ubwami bwa Isirayeli, bagatekereza kuko hari icyo gihe ari cyo gihe agiye kugarurira ubwoko bw'Abisirayeli ubwami bwabo. Ariko Yesu arababwira ngo si ibyanyu kumenya ibyo data yagennye mu migambi ye. Noneho aza kubaha isezerano dusanga hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo wa 8. Naho abigishwa biwe bari bamaze kumubaza, bagendanye nawe, baraganira nawe, babona yanesheje urupfu, babona afite imbaraga zose, babona afite n'ubutware hejuru y'urupfu. Noneho niko kumubaza batese mwami, ubu nibwo ugiye kugarura Abisirayeli ubwami? Arababwira ngo si ibyanyu kumenya ibyo data yashize mu migambi ye, ngo ariko mwebweho mugende mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Abaha isezerano kuko azaboherereza umwuka wera uzaza afite imbaraga zo kubabashisha no kubatinyura mu rugendo rwabo cyangwa se mu mirimo yabo bazasigara bakora. Ndatekereza kuko izo mbaraga Yesu yabasezeranyije tuzaziganira mu kindi gice, ariko uyu mwanya nari nshatse ngo tuganire gusa tumenye kuko Yesu yapfuye, arahambwa, arazuka, aba muzima, agendana n'abigishwa be, arabigisha, arabayobora, arabakomeza, arabashoboza. N'uyu munsi Yesu arabishoboye. Nubwo tuvuze ngo yarazamutse ajya mu ijuru, ijuru ryaramwakiriye mu bwiza kandi rimuvugiriza n'impundu, kuko yazamukanye amashimwe, azamukana impundu, arazamuka ajya mu ijuru. Ariko rero amaze kuzamuka agiye mu ijuru, dufite amasezerano atubwira ngo icyo akora muzahabwa imbaraga. Izo mbaraga ngo zibagire bande? Zibagira abagabo, abagabo bo guhamya Yesu, bamuhamiriza muri iyi si turimo. Ntibyashoboka ko duhamya Yesu wapfuye akazuka tudafite imbaraga z'umwuka wera. Muranabona n'ubu duhaye tuganira, hashize hafi imyaka 2000 Yesu yarapfuye kandi yarazutse kandi yarazamutse akaja mu ijuru. Ikiduhamiriza rero kuko Yesu ari muzima, nta kindi cyadushoboza ni imbaraga z'umwuka wera. Ni nayo mpamvu Yesu atakundiye abigishwa biwe kuko bagenda batarahabwa izo mbaraga. Hari umuririmbyi waririmbye mu ndirimbo z'agakiza, ndagira ngo ni igice cya 5 n'igitero cya 4, yaravuze ngo namanukiwe n'umwuka wera ambatirisha imbaraga z'ijuru. Haruguru harahavuga ngo anyuzuzamwe urukundo rukwiye, ngo hanyuma yabwo ambatirisha imbaraga z'ijuru. Kubera iyo mpamvu rero abakristo bose bo mu isi yose bakeneye kubatizwa n'izo mbaraga z'umwuka wera,
kuko izo mbaraga nizo zizabashoboza muri uru rugendo rwacu dufite rugana mu ijuru. Rurimo ibibazo byinshi, rurimo byinshi tugenda duhura nabyo, kandi rurimo amakuba, rurimo n'ibyago, rurimo n'ibindi bisa n'imiraba n'imihengeri. Ibyo byose ntitwabishobora hatari imbaraga z'umwuka wera. Nicyo cyatumye Yesu abisezeranya abigishwa biwe, arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yudeya, i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Nta zindi mbaraga zobafashije gukora ibyo ngibyo, ariko ni imbaraga z'umwuka wera. Kandi bari bakwiriye gukora iki? Bari bakwiriye kujya guhindura amahanga yose, bakayahindura akaba abigishwa ba Yesu. Kugira ngo baba abigishwa ba Yesu, aba bigishwa bonyine bajya guhindura abandi, ntibari kubishobora ubwabo bonyine, ariko bari bakeneye iki? Bari bakeneye imbaraga z'umwuka wera zibabashisha zikanabahindura kuba abagabo bo guhamya Yesu. Umuntu akaba yakwibaza utese mbereho ba Petero ntibari abagabo? Ko dusoma kuko ndetse n'igihe cyo gusoresha bababwiye ngo ese mwebwe ntimushobora gusora. Baraza babibwira Yesu, nibwo yabatumye mu nyanja, baragenda baja mu nyanja baroba urufi, hanyuma yabwo aramubwira ngo arwasamure, arasanga rurimo ibyo nshobora kwita ngo n'amafaranga, kuko yari amafaranga yo muri icyo gihe, ntabwo ari mu gihe cyacu, ariko nayo muri icyo gihe. Aramubwira ngo agende yasamura urwo rufi, ararusangamo amafaranga, ngo agende asore umusoro kubwe no kubwa Yesu. Noneho rero umuntu akibaza uti none se kubera iki kandi yongera akababwira ngo muzahabwa imbaraga mukunde muba abagabo? Izi mbaraga ni imbaraga ziruta izindi mbaraga, ni imbaraga zisumba izindi zose, izo tubona n'izo tuzi hano mu isi. Mu isi tuhaza imbaraga z'uburyo bwinshi, n'amareta iyo ashaka kubaho hari imbaraga akenera, hari imbaraga abafite, hari agira imbaraga mu byerekeranye n'amaekonomi, agira imbaraga mu byerekeranye n'igisirikari, agira imbaraga no mu bindi byose. Yesu nawe yari asize abigishwa biwe, kandi bari bagiye gutangira ubwami bushya kandi bwima mu mitima. Kubera iyo mpamvu nabo bari bakeneye kwambikwa imbaraga ngo bakunde babe abahamya, bazahamya ibyo Yesu yakoze, bahamye nuko Yesu yapfuye nuko yagenze. Nagiraga ngo mbabwire ngo nitujya kuganira hejuru y'imbaraga zihindura abantu zikabagira abagabo, tuzabanza turebe n'urugero rwa Petero, turebe Petero uko yari ameze mbere yo kwambikwa imbaraga, tuje no kureba Petero amaze kwambara imbaraga uburyo ubuzima bwiwe bwahindutse. Izo mbaraga rero niziki? Ni imbaraga ziduhindura. Yesu yatanze isezerano, aravuga ngo mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga. Abona yuko badakwiriye kugenda ngo basohoke baje kuvuga ubutumwa bwiza batarambikwa izo mbaraga. Reka mwene data uhaye udutegera n'uyu mwanya, niba uri umuvuga butumwa, niba uri umupasiteri, inshingano zose ufite mu itorero, ntugasohoke utarambikwa imbaraga, kuko nugenda mu bwenge bwawe n'ibitekerezo byawe utambaye imbaraga Yesu yasezeranije, bizakunanira, bizakugora, uzahura n'imiraba, uzahura n'imihengeri, kandi ibyo byose bizaguca intege. Ariko iyo twambaye imbaraga, izo mbaraga ziradutinyura, zikanadushoboza, tukaba twatanga n'ubugingo bwacu ku bwa Yesu Kristo. Imana ibafashe kandi Imana ibahe umugisha. Yesu yarazutse, Yesu ni muzima, Yesu yarazamutse, yagiye mu ijuru, ari iburyo bwa Se. Ibidufasha kubihamya ni imbaraga z'umwuka wera, izo yadusezeranyije. Imana ibahe umugisha ku bwa Yesu. Amen. Amen. Pastor wasengera. Data, turagushimiye ku bw'aba bose bahaye bumva ijambo ryawe, baba bari hafi, baba n'abari kure. Abumva ijambo ryawe ureke ribafashe, kandi ubundi ureke bagire inyota yo kwambikwa izo mbaraga, kuko batazifite ntacyo bashobora, ariko turazikeneye kugira ngo zitubashishe muri byose. Urakoze kuko twumvise, kandi urakoze kutubwiriye neza, ariko bwa Yesu Kristo umwami wacu tubisabye.